sekera mwana nkunda olala gahongwe n'unyegere yekusha my queen of Sheebah yeah mama. Reka nongere nguhe ikaze we waje kubana natwe, nguhaye ikaze nanone. Itegereze neza muri screen yawe maze witonde unyure muri comment utubwire. Nta kabuza we wamaze kwitegereza, wamaze kumenya neza uwo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Reka nguhe ikaze nkubwira ko uyu munsi tugiye kuganira ku mateka ya Karyuri wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa benshi ntibashe kumenya amateka ye we n'itsinda rye ry'ababyinnyi. Nguhaye ikaze. Kubundi ni ibintu bidasanzwe ko umwana muto nk'uyu yigana impano z'abasitari akabimenya ndetse akanabigeraho. Karyuri rero uyu nawe yaje kubigeraho kubera ko yaje no gushinga itsinda ry'ababyinnyi aryita Kanazi Talent Kids. Uyu munsi rero uramenya amateka ya Karyuri, ese yavukiye he, ubuzima bwe nubuhe, niki cyatumye aba icyamamare, byose uraza kubisanga muri kiganiro. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe kugira ku musozo wa video. Nk'ibisanzwe banyita Karyuri, nkaba nshimira abantu badusapotinga kuri YouTube channel yacu. Inkuru n'ibinyamakuru twifashije tubategurira iki kiganiro cyacu byatubwiye ko uyu Karyuri yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera ahitwa Kanazi. Karyuri yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga binyuze mu biganiro bitandukanye yatangaga ku ma YouTube channel agiye atandukanye byiganjemo gusetsa ndetse no gutebya cyane. Karyuri rero usibye ibyo biganiro yanamenyekanye binyuze mu kugaragaza impano idasanzwe mu kubyina indirimbo zitandukanye z'abasitari. Ahangaha twakubwira nk'indirimbo yitwa Queen of My Sheebah ya Meddy. Iyi ngiyi yatumye anaba icyamamare ku ruhando mpuzamahanga. Oh my baby, baby, hey mama, yeah, mama, yeah. Tell me, do you see? Iyi mpano rero idasanzwe mu kwigana imbyino zitandukanye z'abasitari byatumye Karyuri aba icyamamare. Ibi ngibi byatumye abajyanama batandukanye batangira gushakisha uyu mwana ndetse bashakisha uburyo ki bwose bazajya bamukoresha ibiganiro. Ahangaha rero naho Karyuri yamamariye bituma hashingwa n'itsinda ryiswe Kanazi Talent Kids yagiye yamamariramo. Ku busanzwe rero Kanazi Talent Kids ni izina ryakomotse kuri Kanazi, umwe mu mirenge igize akarere ka Bugesera. Birumvikana ko abagize iri tsinda bose bavuka muri kariya karere ka Bugesera, ariko uyu Karyuri akaba afatwa nk'inkingi ya mwamba muri iri tsinda kubera ko ari we wagaragaye bwa mbere yigana indirimbo ya Meddy ndetse ayisubiramo mu bijyanye n'imibyinire. Ibintu byatumye na Meddy nyirubwite atangira gushakisha uyu mwana kugira ngo batangire kugirana ikiganiro kubera impano yari yamubonyeho idasanzwe mu bijyanye no kubyina. Uyu mwana rero Karyuri nyuma yo guhura na Meddy byabaye nk'urufunguzo rukomeye rwo kumenyekana kubera ko Karyuri yatangiye gushakishwa n'abanyamakuru batandukanye, aba content creator, atangira gukora ibiganiro byatumye aba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Karyuri muri 2022 rero yaje gutumirwa mu bazasusurutsa abitabiriye Cogam yaje kubera hano iwacu mu Rwanda. Ibi ngibi byatumye akomeza gukundwa kubera ko mu gihe cya Cogam uyu nguyu Karyuri yahuriye ku rubyiniro n'itsinda rikomeye mu muziki hano iwacu mu Rwanda rya Sheebah. Kubera rero iyo mpano idasanzwe y'umwana Karyuri, ibyo ngibyo byamuhaye amahirwe adasanzwe yo guhurira ku rubyiniro n'abasitari batandukanye harimo nka Diamond Platnumz wo muri Tanzania ndetse na Davis D wa hano iwacu mu Rwanda. Ibyo kandi byatumye Karyuri akomeza kugenda yubaka izina ku buryo yaje no kwihurira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bakanaganira. Muri 2020 rero nibwo yaje kwamamara cyane. Mu kiganiro kirambuye rero uyu Karyuri yagiranye n'umunyamakuru wa Igihe Emmy yasobanuye ko akomeje urugendo rwo kwiteza imbere abinyujije mu muziki,
ahangaha yasobanuye ko yanafunguye YouTube channel yitwa Karyuri Desk Kids. Ahangaha akaba ariho ushaka ibiganiro bye cyangwa se ukubyina kwe wajya ubikura. Ariko nanone ntago nasoza ikiganiro ntakubwiye byinshi mu byo Karyuri yagezeho abikuye muri uku kubyina kwe. Nkuko rero uyu nguyu Karyuri agenda bisobanurira abanyamakuru batandukanye, avuga ko ubwo atari bwamamare ubuzima bwari bumeze nabi, dore ko yarasanzwe anavuka mu muryango utifashije. Ibi ngibi ngo byatumaga no kwiga biba ikibazo, ku buryo rimwe na rimwe yabirekaga maze akigira kwikorera uturimo dutandukanye hariya iwabo Bugesera. Gusa ngo aho atangiye kwamamara, ibi ngibi byatumye atangira gukundwa, atangira kubona abaterankunga batandukanye. Ahangaha twakubwira ko ubu ngubu Karyuri yavuye iwabo aho yabaga, ubu asigaye aba i Nyamata kwa muganga gakondo Sarongo, umaze no kwamamara cyane hariya mu karere ka Bugesera. Ngayo nguko rero wakoze kubana natwe, we wakurikiranye ibiganiro byacu. Imana ikurinde. Ja bless.